Yes, amahoro rero n'ibihe byiza kuri mwe mukurikirana ibiganiro bya Kamatoki TV, ngira ngo hari hashize igihe kitari gitoya mutabona ibiganiro byanjye ndetse n'inkuru zanjye za buri munsi najyaga mbaha, yaba ibiganiro ndetse na filime na bishyashya mwabonaga kuri channel yacu. Murabizi yuko mu minsi yashize nibwo nashyize ifoto hanze y'uwo bita Kamatoki, twerekana umunsi w'ubukwe bwe n'igihe buzabera. Ni ubukwe rero bwaranzwe n'iminsi y'ibyishimo kuva ku cyumweru kabisa kugeza ubu ngubu, ngira ngo we na sheri we n'umukunzi we bari mu byishimo bikomeye cyane. Ahangaha rero abantu benshi bakurikirana ikinyamakuru cya Kamatoki TV bagera ku bihumbi 6,700 bose bari bategereje kubona umuhango w'ubukwe bwa Kamatoki, ariko baracyategereje cyane. Batunguwe no kuba nta foto cyangwa se videwo y'ubukwe iragaragara kuri iyi channel ya Kamatoki TV. Ibi byose rero ni mu gateguro gakomeye cyane bo bashatse gukora. Bavuga yuko videwo y'ubukwe bwabo igihe kitaragira yuko ijya hanze kugira ngo babashe kuba babureba. Ngira ngo hari abanyakigali benshi bari bategereje kuzaburebera kuri YouTube, bahora basura ngo barebe uko byifashe, ariko iyi nkuru mubonye ibanjirije ubukwe. Ngira ngo ubukwe mu minsi hagati y'ibiri n'umwe buraba bwamaze kugera hano, uduce tw'amahighlight tw'udushya twagiye tubera muri ubwo bukwe bwiwe. Rero ngira ngo muzakomeza kugenda mubibonera kuri iyi channel. Ni ubukwe bwiza cyane, njye narabubonye. Uwo bita rero umukunzi we Ingabire Alphonsine, ngira ngo ewana ni amafoto yiwe nabwo ni ubwa mbere muzaba muyabonye kuri iyo YouTube channel. Ngira ngo ni umukobwa mwiza cyane waturutse ari mu karere ka Huye. Huye ibamo abakobwa beza cyane, ngira ngo murabizi ari mu majyepfo. Rero Kamatoki nawe akaba yarerekeje imboni muri iyo mu majyepfo kugira ngo abe ari hakura umukunzi we. Byinshi rero ku bijyanye n'urukundo rwabo ndetse n'amafoto y'ubukwe bwabo na videwo byose muzagenda mubibonera kuri iyi channel. Ubwo rero dukomoje ku by'ubukwe, reka duhite tujya kuri ubu bukwe bundi nabwo bwatangaje abantu batari bakeya cyane. Ngira ngo muri kubonamo amafoto ya Rocky Kirabiranya ari gukata keke. Benshi batangiye kwibaza ati se niwe wari wasezeranye ibyo bimeze gute? Aba rero ni bamwe mu bageni bakoze agakoryo gashimishije cyane mu mujyi wa Butare. Nabo ngira ngo Butare n'ubundi nk'ibisanzwe iberamo ibirori by'ibyishimo byinshi cyane, aho bakoze agakoryo maze ubwo umugeni yatahaga ataha muri cya kimodoka gitwara ibitaka cyangwa se cya tingatinga cyangwa se torotoro cyangwa se imashini zikora imihanda. Abenshi sinzi uko muyita, ariko muri ayo mazina mvuze ndakeka harimo izina rijyanye n'uburyo muyita. Aba bageni rero bakoze ubukwe budasanzwe, aho umuhanda wose wari wuzuye abantu bashungereye bakurikiye imodoka mu rwego rwo kwirebera ibirori. Byari biryoshye, byari ibirori byiza cyane. Rero n'ubu bukwe rero bwa Kamatoki nabwo bwabayemo udukoryo twinshi cyane tutandukanye n'utwo mwagiye mubonera mu bundi bukwe, aho mutazacikanwa na bamwe mu basaza bari bari muri ubwo bukwe. Uwitwa Berenari we kabisa, ngira ngo iyi nkuru izamugeraho ihuye, yarahatwitse bikomeye cyane. Ni abantu benshi bagiye bakora udukoryo twinshi muri ubwo bukwe. Rero Kamatoki TV kandi inaboneraho gushimira by'umwihariko abantu bose babaye hafi uwo bita Kamatoki mu bukwe bwe. Ewana muri abantu b'abagabo cyane, abenshi mwagiye mwumandikira ku mbuga za WhatsApp, za YouTube, abateye comment, mwese murashimirwa cyane. Mukomeze rero kugubwa neza no kugira ibihe byiza aho muri hose. Ngira ngo umunsi wo kuwa gatatu abantu benshi muzatangira kutubona mu buzima busanzwe. Rero mukomeze kumererwa neza no kugira ibihe byiza. Filime ndetse n'inkuru byo ubu ngubu byatangiye kugaruka mu nzira ya nyayo. Bibutsa ko turi no kubategurira filime nziza
kandi nanone n'iyo twakinaga nayo irahari, yarakinwe mu minsi nk'ibiri gusa, igice kindi kiraba kiri kujya kuri YouTube. Ntimugire ngo twarayiretse, abafana bacu tubafitiye ibyiza gusa. Kanda subscribe rero nimba ari ubwa mbere wigeze kuri iyi channel, cyangwa se ukande like kikorohera, ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ciao ciao.